Bamusinza mwene data uri kunyumva, mbanje kukwifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'amahoro, icyumweru cyo kugengwa n'Imana. Nibyo nkwifuriza mu izina rya Yesu, kandi Imana izabigufasha mu izina rya Yesu. Amen. Reka nkubwire ijambo ry'iki cyumweru. Ijambo ry'icyumweru turarisanga mu rwa kabiri rwa Petero, igice ni icya mbere, umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Haranditse ngo ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikaguriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ngo rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Umurongo wa 9. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Iri ni ijambo nakwifuriza mu mwene data uri kunyumva. Reka iri jambo rizakorera muri iki cyumweru, kandi nk'uko twize cyangwa twumvishije, uzagengwe n'aya magambo y'uko kwizera uzakongera ingeso nziza uzazongereho kumenya ukongereho kwirinda ukongereho kwihangana ukongereho kubaha Imana ukongera gukunda bene data kubakunda, wongera gukunda abantu bose muri rusange. Iryo jambo nkwifuriza, kandi Imana izabigufasha muri iki cyumweru ku izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Mana, turagusengera ngo ube icyumweru bane natwe. Shyira amaboko ya mwene data uri kunyumva, shyira amaboko ya ubuzima bwanjye, ubuzima bwacu twese. Reka uzatube hafi, uzaturinde, uzaduhe kuba abana bawe wifuza muri iki cyumweru. Tuzagendere mu ngeso nziza, tuzakore ubushake bwawe, kandi tuzagira ngo tugire amatabaza agaragaza urumuri muri isi y'umwijima. Icyumweru kizabe icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'ihirwe. Byose tuzasenga ngo uzabidukorere mu izina rya Yesu.